Bangije imyaka yacu batwandika ko bazatwishyura na n'uyu munsi nta turabona nagiye ukarera inshuro zigeze muri 5 nja kubaza bakamwogenda tubazabikemura twaranditse twarasinye batwemerera n'amafaranga turayaza umubare yarasinye bamwangereza ibintu ariko nta n'ikintu kimwe yigeze abona ku bintu byanyuze. Aha ni mu mudugudu wa Kirimbi mu kagari ka Gahinga mu murenge wa Ntembo mu karere ka Gakenke. Hamwe mu baturage batuye bavuga ko bangamiwe cyane ikibazo cy'abantu baje gukora amashanyarazi cyangwa se bazana umuyoboro w'amashanyarazi mu mudugudu wabo maze bakangiza ibikorwa remezo byabo bakabwira ko bazabahereza indishyi z'akababaro ariko bagategereza amaso akaba yaraheze mu kirere. Bakoze umuyoboro w'amashanyarazi baratwangiriza bangije imyaka yacu batwandika ko bazatwishyura na n'uyu munsi nta turabona nagiye ukarera inshuro zigeze muri 5 nja kubaza bakamwogenda tubazabikemura twaranditse twarasinye batwemerera n'amafaranga turayaza umubare ariko twategereje amafaranga yaheze twarahabuze. Yarasinye bamwangereza ibintu ariko nta n'ikintu kimwe yigeze abona ku bintu byanyuze. Imyaka 3 hari amafaranga bamusezeranyije ariko nta n'ijana yigeze abona. Imyaka 3 ategereje ayo mafaranga ariko ntigeze abona inyishu yabyo kandi yarangiriye. Abaturage ariko bavuga ko ibyo bimaze kwangirika bitarangiriye aho ngaho kubera ko ngo begerewe n'inzego z'ubuyobozi zikandika ibyabo byangiritse bityo bigahabwa agaciro babwira ko bagiye kubahereza amafaranga y'ingurane z'ibyabo byangiritswe maze bagategereza n'amaso akaba yaraheze mu kirere. Mu twabashije kuganira batubwiye ko hari ubari 357 by'amafaranga y'u Rwanda bamubwira ko azayabona mu gihe gito ariko akaba hashize imyaka 3. 357 hano nk'ubu nimba imyaka yangiritse ukabuzi ko barakwishyura ugashaka nawe bakora ibindi mibereho yawe kuko iyo wangije imyaka ubwo nta gusarura nese nimba mu myaka 3 ntasaruye simbone n'ingurane y'inzu ibyanje bangirije umva batanshubije inyuma bangijemo ntuza umuyoboro w'amashanyarazi no bavuga ko bazatuha ingurane y'ibyacu byangize kugeza na n'uyu munsi ntacyo ndabona. Abaturage ariko banavuga ko ibi byabo baho byagize ingaruka ku iterambere ryabo risanzwe mu ngo zabo ndetse no mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bakanavuga ko iki kibazo kimaze ko batigeze babyihererana ahubwo begereye inzego z'ubuyobozi ariko zikaba nta kintu zigeze zibafasha dore ko bavuga ko harimo abagiye ku karere inshuro zishyika muri 5 bajya kubaza iby'ikibazo cy'iterambere ryabo cyangwa iby'ibikoresho byabo byangijwe n'abari bazanye umuyoboro w'amashanyarazi ariko ntibahabwe igisubizo. Ko badufasha bakatubariza abo bayobozi bari hejuru mu karere ku karere nagiye inshuro zigeze muri 5 nja kubaza ko iyo byaheze batubariza rero ahubwo tukishyurwa ibyacu byangiritse tukamenya ko twishyura. Ubwo twamaraga kuganira n'abantu baturage bangirijwe ibintu byabo ndetse bakanabwirwa ko bazahabwa indishyi ariko ntibagire icyo babona ntabwo byarangira ngo kubera ko twahamagaye uhagarariye urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu mu Rwanda REG mu karere ka Gakenke Bwana Imyaka maze akatubwira ko atemerewe ko yavugana n'itangazamakuru cyangwa yagira ibindi atangaza kuri uru rwego mu karere ngo bityo ko ibintu nk'ibyo dukwiye kubibaza meya akaba ari ugira icyo yabivugaho. Urwego nkorera rufite umuntu uruvugira ntago rwose nemerewe kuvugira kutangaza amakuru y'urwego mu bintu mu banyamakuru rwose amuvese vugisha ufite nimero ya meya meya ndayifite yego ari ujye uvugisha ibintu by'abanyamakuru ngiye rwose ndi umutekinisiye ntago mvuga ibintu bijyanye n'urwego. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Madamu Vestine Mukandayisenga ku murongo wa telefone twamuhamagaye kugira ngo agire icyo atubwiraho kuri ibyo byabaye kuri abaturage telefone ntiyayifata maze dusaba ko tumwandikira ubutumwa bugufi akaba ariho dusubiriza ariko turabwandika ntiyagira ikintu adusubiza kugeza na n'uyu munsi wa none nta kintu yigize atangaza kuri ibyo byabaye kuri abo baturage. Ngendi Adams Twizere ATV mu karere